ubushuti bwacu biheraho dutangira nyine kuba abashuti dutangira kujya tuvugana murangirana utuntu ndetse wabona umuntu hari akantu akeneye iyo umuntu ari inshuti yawe kandi mukundana neza hari ibintu uba umwifuriza hari igihe uba wifuza uti uhumure neza use neza akantu keza ukakamwifuriza naho rero byahereye tuba abashuti ndetse tuza no kugira urumva buri wese yari afite abashuti nubwo twakoranaga dukorana hamwe buri wese yari afite abashuti be bakorana n'undi twese dukora hamwe ariko buri wese afite abe byabaye ngombwa rero ko tubahuza tuza kugira nyine inshuti twese tumera nk'umuryango ariko turashyigikirana turakundana ambere inshuti umva idasanzwe ambere ya nshuti famiye yanjye yari imuzi hahandi famiye yanjye n'ubiramuzi kuvuga ngo yari imuzi nuko icyo gihe twabaga turi hamwe ubu ntago tukiri kumwe gutya byoroshye ariko twabaga turi kumwe ibintu byose bya famiye abirimo ibirori byanjye mu rugo rwanjye akaba birimo mana yanjye muraho neza turabaramukijeho muri mu mpande z'isi zose zitandukanye tubahaye ikaze nta handi rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo ni Mubwire iki nibwo bwa mbere ugeze hano nibwo bwa mbere uje gukurikirana ibiganiro byacu uhuye n'iki kiganiro nta kindi tubwira abantu ni ukubabwira ibyiza byabo ni ukubabwira ko tubakunda ni ukubabwira ko ari ingenzi ni ukubabwira ko ari beza ni ukubashimira ni ukuvuga amagambo meza nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi babwiwe abayavuze bayazi cyangwa batayazi ariko abantu bakabana n'uwo mubabaro twaravuze ngo niki twakora niyihe nkunga twazana natwe muri societe ni ukuzana umuyoboro uvuga ibyiza ni ukwereka abantu umumaro wabo ni ukubashimira bagihari ni ukubabwira ibyiza ko bakibasha kubyumva ni ukubaha izo ndabyo bakibasha kuzifata muhiyo kado akiyibona hapana kuzarira umuntu atakibasha kumva umuntu yapfuye cyangwa nawe ugapfana umwenda w'umuntu wari ukwiye gushimira gushimira ntago bisaba ibya mirenge gushimira ntago bisaba igihe gushimira ntago bisaba budget muhamagara umubwire ngo uri ingenzi muhamagara umubwire ngo ndagukunda muhamagara umubwire ngo warakoze uri umumaro mu buzima bwanjye niyo mpamvu rero twaje turavuga ngo dukora ibyo ngibyo tubwira abantu ibyiza byabo kureba no ku social media ni inkuru nyinshi zitavuga ibyiza inkuru mbi murabibona zirihuta cyane ariko ibyiza kugira ngo ubone ibyiza umuntu yakoze kugira ngo uvuge ibyiza by'umuntu bigenda gakeya akenshi usanga abantu babyibuka uwo muntu atakiri mu buzima uwo muco rero wo kuvuga ibyiza by'umuntu yapfuye tuwurwanye tuwuhungire kure tuwukure mu bantu ahubwo twimike urukundo mushimire hagarara mu mbaga y'abantu babwira ati uyu muntu ni ingenzi bwira abantu ko uyu muntu yagufashije ese uribuka umuntu wakujyanye ku ishuri bwa mbere mushimire yakoze umurimo ukomeye ese uribuka umuntu wakurangiye akazi mushimire uribuka umuntu wagufashije mu kazi se akumenyereza uwo muntu nawe mushimire ibuka wa muntu waguherekeje kwa muganga ugiye kubyara mushimire ibuka wa muntu wakurwaje umushimire ibuka wa muntu wakubaniye neza ya nshuti yakunambyeho wa muntu wakubereye umuvandimwe mushimire nibyo rero tubwira abantu nta kindi tubabwira nta zindi nkuru n'ibyiza tugambiriye kuvuga ni mubwire nyine mubwire nawe ubwira abandi twese tubibe urukundo mbere yuko rero dutangira ibiganiro byacu nk'ibisanzwe turabanza tukamamariza abantu baba badutumye abantu tuzi neza ko bakora ibintu byiza kandi binyangamugayo ushobora kuba iminsi yakujyanye ufite ubukwe ushaka civile umwenda wa civile ushaka kudodesha amarido inzu yawe iruzuye cyangwa wimukiye ahantu hashyashya ukeneye amarido nta wundi muntu wagukorera amarido neza nta wundi muntu wakudodera imyenda myiza waba ufite iminsi mikuru y'abana waba ugiye kubatirisha cyangwa abana bagiye gukomezwa no guhabwa nta wundi muntu wagukorera umwenda mwiza uzambara mu kirori ese ukeneye baze ukeneye imyenda myiza ubwoko ubwo aribwo bwose hamagara kuri 0788509575 Grace arabigufashamo Grace ni umutayeri w'umwizerwa igihe aguhaye umunsi akubwiye isaha uragenda ugasanga umwenda wawe ukoze neza kandi ikintu namubone umwenda arawukora ntago yongera kuwusubiramo ngo ngugezeyo ngo uripimye ngo ntago byagukwiriye oya uri mu Rwanda gana mu isoko rya Nyarugenge uvugishe Grace akudodera imyenda myiza muzanshimira nyuma uri hanze y'igihugu
nawe andikira Grace upfa kubuza imezire zawe arakudodera umwenda akawukoherereza umwenda ukakugeraho. Hanyuma rero ukeneye wo kugura imyenda bisanzwe, imyenda ya caguwa myiza, ukeneye amakanzu meza y'ibirori, ukeneye imyenda yo kujyana mu kazi, ukeneye imyenda yo ku cyumweru, ukeneye imyenda yo kujyana muri picnic dore sama yaje, ukeneye imyenda yo kujyana ku mazi, andikira Nono cyangwa umuhamagare kuri 0788 70 88 35. Nono wanamwandikira kuri WhatsApp ukamusobanuza imyenda myiza yose Nono abayifite arakwambika neza, nawe uzanshimira nyuma. Ukeneye kugura imodoka ijyanye n'igihe, ukeneye ama hybrid, ubusobanuro bw'imodoka, ubwiza bw'imodoka, ubwoko bw'imodoka, nta wundi muntu wagufasha. Fabiola wamuvugisha kuri 0788 98 13 097. Fabiola muhamagare umusobanuzi by'imodoka aragufasha. Hanyuma rero ukeneye jardin nziza, ukeneye amavaze meza, uribaza ngo ubusitani bwajyamo izihe ndabo, ese wari ufite jardin irapfa? Murabizi neza ko ari abantu batakora mu ndabo bitewe n'umushiya cyangwa n'umutima mubi bagira, ngo indabo burya zijyana n'umutima mwiza, n'abantu abantu bafite gukora mu ndabo nyine umva indabo zigakura, indabo zikaba nziza. Nta wundi muntu rero wagufashamo mu bintu by'indabo cyangwa muri jardin amavaze meza usibye Yvette. Wamuhamagara kuri 0788 Yvette aragufasha, aguha indabo nziza, agukorera jardin nziza, umva iwawe hase neza, nawe wibere muri Eden yawe. Hanyuma rero abakeneye namwe kurya ibishyimbo, ibiryo bitera imbaraga, ibiryo byiza, ibiryo by'abanyarwanda benshi, ukeneye ibishyimbo kurangura cyangwa kugura detail, nawe urampamagara nimero yanjye 0783159841 iranacaho ngaho muyibone munyandikire, cyangwa se ukeneye umuntu dutungura kubwira ibyiza bye kuri mubwire, ugashaka ko tugenda tukakuvugira, uradutuma gusa uratwandikira ukatubwira ngo muzantungurire uyu muntu, nanjye nkeneye kumushimira, nanjye nkeneye kumubwira ibyiza bye kibasha kubyumva, nabyo turabikora. Wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa ukamvugisha tukabivugana neza, tukakubera tukabigukorera kandi bikagenda neza. Hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu. Ndacyabaha ikaze kandi ndacyabashimira cyane cyane, muri ingenzi. Wowe muntu wakoze subscribe kuri Mubwire TV uri ingenzi, uri umumaro, uri indashyikirwa, kuko uri mu bantu benshi bagize uruhare kugira ngo nawe wubake iyi societe. Nimba ubonye inkuru nziza ukayisangiza abandi, nawe uri umumaro. Ndagushimira cyane ibitekerezo byanyu, inama zanyu, ubufasha bwanyu, kudushyigikira. Abantu babifata kuvuga ngo uyu munsi twishyuye ikiganiro, umva Imana ibahe umugisha kandi bashyigikire, mukomeze mwaguka. Turabakunda kandi muri umugisha ku buzima bwacu. Uyu munsi rero nabateguriye inkuru, ariko mbere ko nyibabwira reka mbanze mbabwire ku kintu numvishe nababwiraho. Ikintu cyo kubwira umuntu ibyiza bye gutya umubonye muhuye muri bisi. Ese uri muri bisi wicaranye n'umuntu usutse ibisuko byiza, hindukira umubwire ko asutse neza, kandi hari igihe uri kubitekereza mu mutima. Ese ubonye umuntu yambaye amaherena meza, mubwire ko yambaye amaherena meza, mubwire ko asa neza. Nimba ahumura neza, mubwire ko ahumura neza. Hari igihe ujya nko muri bisi ukabona abantu bicanye umuntu bari kumuvuga, bari kuvuga bibongorerana, umuntu yavamo kumva uriya muntu yahumuraga kabisa, umva arahumura neza, wambwira iriya parfum, kandi mu by'ukuri ntiwabimubajije muri kumwe. Ntumubwiye ko asa neza, ntumubwiye ko yambaye neza, ntumubwiye ko aberewe. Bimubwire. Ese uri mu kazi, hari umuntu uje ku kazi asa neza, mubwire ko asa neza, mubwire ko yambaye neza. Ibyo bintu rero birafasha, kandi ibyo bintu iyo bibwiye umuntu nyine bimwubakamo icyizere, bimutera courage, bimutera guhora asa neza. Urumva abafite umuntu nyine abereye nk'iki se, nk'urugero kavuga ati nambaye gutya abantu bambwira ko nambaye neza, ahora mbese ashaka guhora ameze neza, guhora asa neza, kuvuga ibyiza by'abantu. Hari abantu rero bakunda kugira defo, cyane cyane bamwe na bamwe. Mugiye mwumva neza ikiganiro, ntabwo tuba tuvuze muri rusange, tuba twashyizemo akantu kavuze ngo bamwe na bamwe, cyane cyane igitsina gore. Abantu ugasanga umuntu nimba asutse neza, uramubaje ati se kusutse neza ibyo bisuko ninde wabigusutse, ukamuvuga ese asukira ngahe. Mu by'ukuri ugasanga nimba ibisuko yabigusukiye 20 mu rwego rwo kwerekana kurenze kuri umuntu wahatari, ugahita uvuga ngo ngo ngumva ibisuko ngo ni ibya 40. Ukahita uca n'inyuma ukandikira umuntu wagusutse, tumva mbonye umuntu, hari umuntu maye nimero yawe ati mubwiye ko ibyo bisuko nabi babinzikiye 40. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ngiye numva kuvugisha ukuri nta kintu bitwaye. Nimba umuntu ahumura neza ukamubwira, mubwire ko iyo parfum
ari wayiguze cyangwa nimba atarayiguze ari aka gift ufite umubwira ati ni gift sinzi igiciro ihagaze aho gukora icyaha ndetse ugakora n'ibintu by'ubwiyemezi. Rero abantu barabikunda ugasanga bakubwiye ngo urasa neza wenda wisiga vaseline wamara ko wisiga vaseline barakubwira ati sha ufite pon nziza uwo rusa neza kandi ugenda ngo hari amavuta wenda wumvisha umuntu avuga ahenze kandi uvuga ngo niyo nisiga kandi mu by'ukuri siyo wisiga ugasanga urabeshye. Ibyo bintu abantu benshi bamwe na bamwe bakunda kugira uwo muco wo kubeshya nyine wo gutubura ibintu ugasanga ikintu kivuze uko kitari kugira ngo abantu bakwemere kugira ngo abantu bagutinye, ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco mwiza. Rero kubwira abantu ibyiza byabo, kubwira abantu ko basa neza, kubwira abantu ko bambaye neza, umva ubibwira umuntu kabisa nimba ari ikintu cyiza umubonanye kimubwire ubwira ati wambaye isaha nziza. Njyewe mba mbona ibyo bintu nta kintu bitwaye kandi ni na byiza kuko nawe ububizi kamwe nimba wambaye neza, nimba wahisemo icyo kintu ubundi uba wagihisemo nawe ubizi ko ari cyiza. None rero iyo ubonye umuntu akubwiye bituma mbese wiyitaho none ubutaha ukazabikora neza kurushaho. Nimba wapfaga kugenda muri garderobe ugapfa gufata ikanzu ubonye cyangwa ishati n'ipantaro ugapfa gushyiramo, nimba kuwa gatanu waje wambaye neza wabiteguye bakabwira ati wambaye neza, wambaye inkweto nziza, ubutaha uzongera uvuga ngo ko isiko hari abantu bandeba, isiko hari abantu banyitegereza, bizatuma noneho birushaho. Ibyo bintu rero ni byiza, numvishe nakababwira, ngiye no kubabwira ni nk'ubuhamyaho gatoya cyangwa urugendo rw'umushuti wanjye, ngiye twabaye inshuti akagera ubu akaba ari ku rwego rwo kumbera nk'umuvandimwe bivuye ku kintu cyo kumubwira ngo wambaye neza cyangwa wambaye inkweto nziza. Abantu benshi bamwe na bamwe b'inshuti zageza hafi muzi umushuti wanjye witwa Gasho. Iyi ni surprise nawe ntabizi ko iki kiganiro nyikoze, ariko numvishe nawe nagikora nkabimubwira kuko mbabwiye ku bintu byo kuvuga neza no kuvuga neza abantu bakiriho. Njyewe umushuti wanjye twamenyanye tuba mu kazi, twarakoraga dukorera ahantu hamwe mu kigo kimwe ariko tudakora kuri poste zimwe, nyine tudafite imyanya imwe. Yari ari mu mwanya mwiza rwose nta namwigereranya, urumva njye nari nk'aho nciriritse kuri we. Ari umukobwa mwiza rwose umusirimu. Umunsi umwe rero kugira ngo dutangire kuvugana ahantu hahereye ubushuti bwacu, umunsi umwe arambona arambwira ati sha wambara neza, wambara nyine inkweto nziza, ati nkunda inkweto wambara inkweto nziza. Ndamubwira nturakoze, ati kandi tunganya ikirenge. Ndamubwira nti se wowe wambara kangahe? Nawe ambwira nimero yambara. Hanyuma rero ikintu cyaje gukurikiza yahise ambwira ngo uzandangire ahantu ugurira inkweto. Rwose mpita murangira umutipe twaguriraga inkweto, ndamumubwira ndamuha nimero ye, ndamubwira nti uyu muntu akorera hana azagufasha, azaguha inkweto nziza. Umva ntiyatinze kujyayo, yahise ajyayo. Yaragiye icyo gihe yaguze nk'imiguru 8 cyangwa 9 kuko umutipe nawe yari afite inkweto nziza rwose, aragenda aramugurira agura inkweto nziza. Hanyuma rero ikintu cyabaye bya bintu nababwiye byo kubwira ibyiza by'abantu no kuvuga ibyiza, urumva yambwiye ko nambaye ibintu byiza, nanjye mubwira aho kuri byiza kandi mubwira n'igiciro kuko batazamuhenda, nawe koko aragenda bamuheruko. Icyo gihe rero yaraje aranshimira, arambwira ati umva wakoze, naragiye sha ndabona inkweto nziza naguze, ndetse agurira n'umuvandimwe we, agura nyine inkweto nyinshi kubera ko yari yishimye kandi yabonye inkweto nziza. Icyo gihe rero byatumye dutangira kuvugana. Ubwo urumva duhereye kuko yabonye ko nambaye inkweto nziza, ambwiye ko nambara inkweto nziza. Nawe nanjye njyewe ndi umuntu abantu banzi, ndi umuntu nakonye niyo twaba tutaziranye. Sha uhumura usa neza, nimba ari isakoshi nziza umva ndabikubwira nkubwira ngo urasa neza, ufite isakoshi nziza, wambaye inkweto nziza, iyi saha yawe ni nziza. Nyine ni ibintu bimbamo ikiza cy'umuntu ndakimubwira kabisa, ndavuga ati urasa neza. Byaba ari ikintu wenda nanjye nifuza cyangwa nshaka nkakubaza aho wakiguriye, nanjye wenda nkazigeragereza. Uwo rero ni umuco mwiza nanjye narimvuze ngo namwe nababwira. Urumva njyewe nawuhereyeho nkugiraho n'amahirwe umuntu ambere inshuti, tuba abashuti ku rwego ubu tugeze ku rwego rw'abavandimwe. Ubwo byarakomeje, yasuka neza nkamubwira tusutse neza, urasa neza. Ni umusirimu nyine yabaga asa neza, nanjye nasuka neza kambwira ati mva none usutse neza, ninde wagusutse? Nkahita murangira umusutsi wanjye ibi bisuko, nkanamubwira uyu mushuti wanjye uzamusuke neza. Aho rero byatumye tuba abashuti, ndetse abashuti bakomeye kubera kuba nyine umuntu ubwira ibyiza by'undi, kumubwira ko asa neza, kumubwira ko yambaye neza, ndetse nawe turahuza. Ubushuti bwacu biheraho, dutangira nyine kuba abashuti, dutangira kujya tuvugana murangirana utuntu, ndetse wabona umuntu hari akantu akeneye. Iyo umuntu ari inshuti yawe kandi
mukundana neza hari ibintu uba umwifuriza, hari igihe uba wifuza uti uhumure neza, use neza, akantu keza ukakamwifuriza. Naho rero byahereye tuba abashuti, ndetse tuza no kugira, urumva buri wese yari afite abashuti, nubwo twakoranaga dukorana hamwe, buri wese yari afite abashuti be bakorana n'undi, twese dukora hamwe, ariko buri wese afite abe. Byabaye ngombwa rero ko tubahuza, tuza kugira nyine inshuti, twese tumera nk'umuryango, tuba nk'umuryango, ku buryo naje no kugira amahirwe turaturana. Biba ngombwa ko yimuka aza gutura iwacu nyine Kimironko, aho twari dutuye mu rugo, nawe atura Kimironko. Noneho ubushuti buriyongera, kujyana ku kazi, urumva muba mumeze nk'abantu nyine muhorana, tukajyana tugatahana, ubushuti burushaho kugira gute kwiyongera, tukajya tujyana gutembera n'abashuti bacu bo ku kazi. Mbese tuhita tugira umuryango umwe ukomeye, babantu nyine mukundana kandi mukifurizanya icyiza, babantu umuntu arwara mukamusura, umuntu yishima abyara mukamuhemba, nyine za nshuti ziva ku rwego rw'ubushuti mukagira gute, mukaba abavandimwe. Noneho rero igitangaza Imana yaje kudukorera, twaje kugera nk'aho tugiye kwikorera ubukwe. Twari dufite ubukwe mu kwezi kumwe, kubera ibintu nyine bya covid byagiye bihindagurika. Icyo gihe covid itaraza ngo ibyice cyane, twese twari dufite ubukwe muri Desambre. Twari dufite ubukwe muri Desambre. Ikintu rero cyantunguye, uwo mushuti wanjye, urumva nimba umwe afite ubukwe nko mu cyumweru kibanza n'undi, mwese muba muri mu myiteguro ikomeye. Biba bigoye ko umuntu mwese mufite ubukwe bumwe wamutwerera, ndetse ukaza kumutwerera n'amafaranga menshi. Umva inshuti yanjye rero yarantwerereye, intwerera n'amafaranga menshi, mbazi itabyibuka, ariko umva noneho mbese ukabona ko buri gihe ampangayike, ese bimeze gute, ibi wabiteguye, ibi se wabibonye, aha n'aha wakura ibi, amagifti tuzarebere hano, aya n'aya gutyo. Bigenda neza, nubwo covid nyine yaje gutuma ntago twakoze ubukwe mu gihe kimwe, hari byaje kumera nk'aho bihindutse kubera ibintu bya covid, ariko turashyigikirana, turakundana, ambera inshuti umva idasanzwe. Ambera ya nshuti famiye yanjye yari imuzi, hahandi famiye yanjye nubira muzi, kuvuga ngo yari imuzi nuko icyo gihe twabaga turi hamwe. Ubu ntago tukiri kumwe gutya byoroshye, ariko twabaga turi kumwe, ibintu byose bya famiye abirimo, ibirori byanjye mu rugo rwanjye akaba birimo. Mana yanjye nuko hanyuma rero tukora ubukwe, ngewe nza no kugira umugisha mpita ntwita mbere yiwe. Maze gutwita yari wa muntu tujyana kwa muganga, cyangwa se yaba ari mu kazi atabashe kumerekeza kwa muganga. Ntabwo navuga kwa muganga ataje kundeba, nkumva arambajije ngo uri hehe, nkamubwira ati wenda ngiye sinakoze ndi kwa muganga. Inshuti yanjye ikaza kundeba, igasiga akazi cyangwa igataha yihuta ikaza kundeba. Ndababwira ibyo ni inshuti nziza, navuze ni nk'urwibutso, nanjye reka mushimira, arabizi ni ingenzi ku buzima bwanjye, ni uw'umumaro, ni umuntu udasanzwe, ariko mbivugiye hano kugira ngo azabone mbese n'urwego biriho, ni ibintu birenze. Ni inshuti yanjye idasanzwe, amba hafi, anyitaho, arankunda, arantetesha mu buzima bwanjye. Mbese ngeraho numva mfite umuvandimwe, numva mfite inshuti nyine yayindi mba hafi buri kanya, buri munsi, buri mwanya, umva tukirirwa tuvugana, tukaba turi kumwe, tukaba tutari mu kazi, tukaba turi kumwe. Ntago hashiraga iminsi 3 tutabashe kubonana, 3 ni myinshi. Ubwo rero byasabaga ko ari ufata umwana bakamukingira. N'ahantu nakingirizaga umwana bamenye ko umwana ari uwanjye ku rukingo rwa nyuma, nyine yaramaze kugenda. Urwo rukingo nibwo bambwiye ati se mama w'uyu mwana ari hehe. Ndababwira nti mama w'uyu mwana ni ngewe. Baravuga ngo ya, kubera ko hari uwo bari bazi. Ibyo rero ni ibimenyetso bigenda bigaragaza iki, inshuti nziza, umuntu kuba hafi, umuntu ugukunda, ndetse nawe umuntu ukunda. Yambaye hafi mu bintu byinshi, ntavuga ngo mbirangize, ariko utwo ni utuntu duke. Hanyuma rero ikindi kintu cyaje kuba, kubera urukundo, umuntu naba inshuti yawe uzagerageze kumusigira urwibutso, cyangwa nawe agusigira urwibutso. Ugira ikintu ukora kizajya kivuga ngo iki kintu ninjye wagikoze. Byaje kuba abantu benshi mumuzi kuri Gaju rero si izina rye risanzwe ry'ababyeyi be, ahubwo ngewe n'izina namuhaye. Ndibuka kera arabana twari duturanye Kimironko, bitwaga Babihogo, harimo witwaga Bihogo. Bajyaga bakunda rero kumbwira ukuntu iyo umuntu ari mwiza ngo bakunda kumwita amazina nyine ajyanye n'inka. Murabizi ko hari inka zitwa za Bihogo, Sine, za Gaju. Rero kubera ukuntu yambereye inshuti nziza ndetse ari na mwiza, nanjye navuze nti uyu muntu ni Gaju, izina riranamufata.
bije rero kuba ngombwa ko aza kujya kure yanjye nyine tutakiri kumwe. Urumva kame mu byari kuba bibabaje, ariko ngewe ntibyari bimbabaje cyane kubera ko numvaga nararebye ndabase inshuti yanjye inyitaho inkunda gutya ni iki kinayifuriza. Nta kindi kintu nawe yabibabwira, nta kindi kintu na kimwe nigeze mwifuriza. Arambwira ati kuva nabyara, kuva nagira umwana, nta bindi byishimo mbona ukwiye, nta bindi byiza naguha, nta mpano mfite naguha yakurezeza, ni gusa nsaba Imana ngo izaguhe nawe kubyara, izaguha umwana, hanyuma nubyara ukagira umwana uzahita ugira ibyishimo, uzumva nyine icyo nakwifurizaga, uzumva impano nguhaye, uzumva ibyishimo nkwifuriza, nubwo atari njye ubiguhaye ariko nibyo ngusabira. Ku ruhande rumwe rero narababaye kuko yaragiye kure yanjye, ariko nanone kuko numvaga ko ariyo nzira izatuma abona ibyishimo bihoraho, ibyishimo by'ibihe byinshi, ibyishimo nyine musabira byo kuba umubyeyi, byo kubona umwana akishima. Naravuze nta kundi ubwo ugiye kure yanjye, ariko target ni yayindi, nzi neza ko Imana izabikora, nzi neza ko Imana izabana nawe ikaguha umugisha ndetse ikaguha abantu bagukunda bakwitaho. Ibi rero wakwibaza ngo ese ngo ni igiki kitumye atubwira history y'uyu we n'umushuti we. Ikintu cya mbere gitumye nyibaha ni kugira ngo aho turi hose, aho muri hose mujye mwiga guca bugufi. Ntago uzahantu uzakura inshuti, ntago uzahantu uzakura umuntu uzakubera umuvandimwe, kuko urwego rw'ubushuti twararurenze, tuba urwego rw'abavandimwe. Abavandimwe banjye, umuryango wanjye bose baramuzi. Kabone niyo bava hano bagiye, hari umuvandimwe uvuze ngo wenda agiye muri Canada, ntago navuga ngo ngize ikibazo ngo arabahe ngo ninde uzamufasha, kuko ariyo nawe igihe cyose yagira icyo akeneye hano ntago yagira ikibazo kuko azi ko mpari. Rero urwo ni urwego rwo kugira inshuti nziza, umuntu wirata, kandi umuntu ugahora umuha amahirwe, ugahora umuha impamvu zituma agukunda. Abantu hari igihe babona uvuga ku muntu cyangwa uvuga umuntu ko ari inshuti yawe bakibwira ngo umuntu arakabya cyangwa umuntu ni ibintu by'agahararo ya, ahubwo nawe ku nshuti yawe muhe impamvu zituma umuntu yifuza kugumana, kugukomeza, kuvuga ngo ubuzima buryoshye kuko turi kumwe, ubuzima buryoshye. Uzi kubona inshuti wishima ukaba ubizi neza ko uwo muntu nawe ari bwishime ku rwego wishimyeho. Uzi umuntu uba uvuga ngo ndababaye nawe arababara ku rwego mbabayeho, nyine umuntu ugusapotinga muri buri kimwe cyose, umuntu uba ubizi ko anytime yose ahari, ukuboko kwe kugora kumeze gutya kugira ngo agufate, umuntu uguha urutugu. Nkunda kubabwira ngo hari igihe kigera umuntu agakenera kurira, umuntu uzaguha urutugu ukaririraho. Abenshi baduha ibyishimo, benshi nabo tubana mu byishimo, ariko kuzabona wa muntu ubwira ngo ntago meze neza, ntago yumva neza, biba bigoye. Rero njyewe ndamushimira inshuti yanjye. Iki kiganiro gito ngikoze ni birebire, na amateka menshi dufitanye, n'ubuhamya bunini dufitanye, ni inzira ndende twagiye tunyuranamo, ariko mbikoze ejo nejo bundi. Hari igihe n'abana bakubaza ngo ese ngo mama ngo Gaju mwamenyanye gute, cyangwa nawe bakamuse Sylvie mwamenyanye gute, mwahuye gute. Aya ibintu abantu benshi badakunda ibintu bya social media, ariko n'ububiko, kandi n'ububiko bwiza. Ejo nejo ndi umwana azabira avuga ngo yoyo ngo wow, gusko nanjye ngo ku kazi nahakura inshuti, nahakura umuvandimwe, nahakura umuntu naba nzi neza ko twahagarana mu bihe byose. Ndamushimira rero ko yambereye inshuti nziza, ndamushimira ko n'ubu ari inshuti yanjye, supportinga muri byose, inkunda, n'umuvandimwe. Nta jambo na rimwe mba mfite ryo kuvuga ngo namushimiramo, ryavuga ukuntu ari mwiza, ryavuga ukuntu ari imfura, ryavuga uwo ari we mu buzima bwanjye. Ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wuzuye guca bugufi, ni umuntu wuzuye ubwenge, wa muntu kugira inama nziza, wa muntu uhagararana nawe mu bintu byose. Izo nshuti rero nizo mbasabira, izo nshuti nizo mbifuriza. Nawe rero ndabizi bizamutungura, azumirwa no kubibona, ariko Gaju ndagukunda cyane, ndagukunda kandi ndagushimira umwanya wawe wose, ibyiza byose wagiye unkorera mu buzima bwanjye, ukuboko wagiye umfata, urutugu wagiye umpankaririraho, kuntega amatwi, kunyakira uko ndi. Hari abantu benshi twagiye tuba abashuti bakagenda bakatureka bakagenda, cyangwa natwe tukabareka bakagenda, ariko iyo umuntu ari uw'ingenzi, iyo umuntu ari uw'umumaro, uramugumana, uramukomeza, aguha impamvu nyinshi zituma utakwifuza kumurekura. Rero ndamushimiye kandi ndamubwira ko mukunda, mwifuriza umugisha w'Imana, mwifuriza guhirwa, mwifuriza ibyiza byose. Kristo akomeza amunezeze, Kristo akomeze amwagure, ndetse akomeza amuteze imbere. Ibi rero ndabikoze kugira ngo yumve ko ari uw'ingenzi, kandi nawe yumve, arabizi ko ari ingenzi mu buzima bwanjye, arabizi ko ari inshuti nziza, arabizi ko ari umuvandimwe, ariko ibi biba bikenewe. Mubwire
mubwire ko ari mwiza, mubwire ko umukunda, mubwire uruhare, mwibutse ubuzima, mwibutse ukuntu umuntu yabaye inshuti yawe, mwibutse hari n'igihe umuntu aba atabyibuka, umuntu atazi twahuye gute, uko nshiduka gusa turi wenda mwahuriye ku ishuri, wenda mwahuriye mu kazi, wenda mwahuriye muri eglise. Ibi rero ngiye bizajya binyuramo gakeya, nze mbabwire nko ku mushuti wanjye umwe mufate, abenshi ntibakunda ibintu byo kuza hano, ariko aya bari amateka meza, biba ari souvenir. Anytime azaza cyangwa umwana we cyangwa umwana wanjye azabireba, no mu gihe naba mari, no mu gihe naba ntakiriho, umwana azamenya ngo mama yari afite iyi inshuti, yari afite inshuti yavuga ngo nahagarana nayo, yari afite inshuti mu gihe mama yaba afite ikibazo, yaba arwaye cyangwa yaba adahari, umuntu wahagarana n'umwana wanjye. Ibyo rero biba bikenewe ko amateka nkaya abana bayamenya, ko umuryango wacu umenya, abagabo twashatse babamenya, abavandimwe bacu babimenya, bakamenya ko uwo muntu mu buzima bwa ari umuntu udasanzwe, bakamenya ko uwo muntu ari ingenzi, bakamenya ko uwo muntu umuzirikana. Kuko nabwiye ko nta bindi tubwira abantu, nta kindi tugamije, no kubwira abantu ko tubakunda. Si ngombwa rero ko abandi bantu bazaturuka kure ngo baze hano babwire abandi ko babakunda, kandi nanjye mfite abo nkunda, kandi mfite abo nkwiye gushimira. Ndamushimira ibyo yankoreye byose, ni byinshi sinabivugira hano, ariko hari ibyo ngewe nzirikana, kandi nabizi nawe ko bizirikana, ariko musabira umugisha w'Imana. Hari ijambo ry'Imana ntekereza riba nko mu Itangiriro, mbanza ari ibice 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzakugira ubwoko bukomeye, ngo nzaguha umugisha, kandi uzakwifuriza umugisha nawe azabona umugisha. Rero iryo ni ryo mwaturiraho, Imana izamuha umugisha, Imana izamwagure, kandi ikomeze mushyigikire buri munsi nge numva inkuru ze ko ari amahoro. Nta bindi rero nkuko mbibabwira tubwira abantu, ni kubabwira ko tubakunda, ni ukubashimira. Witegereza kuzabwira umuntu ko ari ingenzi mu buzima bwawe atagihari, ngo uze kurira ngo ubabwire ngo uyu muntu namukundaga. Bimubwira kibasha kubyumva, mutungura umugereho, mubwire ngo ndagukunda, kwa kuboko wamfashe, wa mwanya wampaye. Ese nimubona ukuntu umwanya muri Kigali cyangwa no hanze yaho umwanya uhenze, tekereza umuntu uguha umwanya, tekereza umuntu uri hanze ariko udashaka kumara iminsi 2 atazi amakuru yawe. Kandi abantu murabizi bari hanze baba bafite stress, baba bafite ibintu byinshi bahugiyemo n'imibereho y'ibitoroshye, ariko agafata umwanya akavuga ngo sinarenza iminsi 2 ntaza amakuru y'uyu muntu, sinarenza iminsi 2 ishize azavuga se wabaye amahoro, umeze ute, biragenda. Uwo muntu rero jya umubwira ko ibyo bintu byose ubizirikana, ujye umubwira ko ibyo bintu ari ingenzi. Nta kindi, ushaka kuba ufite nawe umuntu ushaka gushimira, ushaka kuba ufite umuntu ushaka kubwira ko umukunda, ushaka kuba ufite umuntu ushaka kwibutsa urugendo rw'ubuzima mwagendanye. Ntuzigere ukoze ikosa ryo kubwira umuntu ibintu atakibasha kubyumva. Ntuzigere ukora ikosa mu buzima ryo guha umuntu ururabo atakibasha kurubona. Rumuhe, muhereze ururabo akibasha kurufata, nawe ukibasha kurutanga. Ubuzima ntago tuzeje uko hameze, ariko uyu mwanya niwo dufite. Gushima rero ntibisaba ibya mirenge, gushima ntibisaba budget, gushima ntibifata igihe. Mubwire ko umukunda kandi ubimwereke. Nimba ari umwizerwa, nimba ari ingenzi, ujye uhora umubwira uti uri umuntu udasanzwe. Rero uyu munsi nanjye nayifasha akanya ngo mbwire Gaju inshuti yanjye, mubwire ngo uri mwiza, uri ingenzi mu buzima bwanjye, kandi ndagukunda. Igihe cyose twamaranye mu bushuti tukaza kugeraho tuba abavandimwe, wabaye umuntu udasanzwe. Wampaye impamvu nyinshi zo gutuma nkugumana, wampaye impamvu nyinshi zo kukwirata, wampaye impamvu nyinshi zo kuvuga ngo mfite umuntu aho naba ntari yamagararira, mfite umuntu wamvuganira, mfite umuntu igihe cyose nahamagara akaba ari kunyitaba, kandi ingorane zose cyangwa ibyishimo akaba yahagarana nanjye. Ndagushimira rero, ni byinshi sinabivugira hano, ariko ndagushimira nkozi aka kantu gato ko kukubwira ngo uri ingenzi, ndetse no kukubwira ngo ubuzima bwawe Kristo akomeze aguha umutima mwiza, ndetse akwagure, ndetse nawe aguha abantu bagukunda. Namwe rero ndabashimira, muri ingenzi cyane, namwe ndabakunda. Abantu mukomeje kubana natwe, mukora subscribe, mukora share, mukora like, mukora comment, mutubwira ibyo twakosora, mutubwira ibyo twakongera. Namwe ndabashimira cyane, muri abantu badasanzwe. Hanyuma nimba ufite umuntu ushaka gushimira, ese uri kure ukeneye kugenda ngo tutungure umuntu tubimubwire, tubwire nimero yanjye iriho, wampamagara cyangwa ukanyandikira ukambwira ngo uyu muntu. Ubundi twebwe intego yacu ni ukubwira abantu ibyiza byabo bagiye. Ibibi rwose biruzuye, kandi narababwiye ngo icyo ushaka kubona mu muntu nicyo wabona, ariko ushaka kubona umuntu nk'ibyiza wabibona. Rero mubwire ibyiza bye, mushimire, mubwire ko umukunda, muhe iyo mpano.
icyo wakora cyose tubwire tubigufashemo nimba uri kure cyangwa tubwire twugire inama uko twabitegura uko twabigenza kugira ngo yishime rwose inkuru mugiye gukomeza mubona hano nta zindi z'abantu dutungurana z'abantu tubwira ibyiza uyu munsi mereye kuri Gaju ejo wenda nawe nakugeraho ndabashimira rero Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kubana natwe ndabakunda